Soma dusome Bibiliya twunguke byinshi ni buri munsi ku Kibabi TV, aho tuzajya dusoma igice cyo muri Bibiliya. Reka dusome twunguke ubumenyi. Tugiye gusoma igitabo cy'Itangiriro igice cya 17, ariko ndagusaba gusharinga ibiganiro byose dukora kuri bagenzi bawe. Muri iki kiganiro cya Soma dusome Bibiliya, ni byiza ko wasangiza n'abandi Bibiliya bakayisoma bakamenya ibyanditswe cyangwa se ibyahumetswe n'Imana bikandikwa n'abantu. Umutwe w'iki gice uragira uti Imana ihindura amazina ya Aburamu na Sarayi. Aburamu amaze imyaka 99 avutse, Uwiteka aramubonekera aramubwira ati ninjye Mana ishobora byose, ujye ugendera imbere yanjye kandi utungane rwose. Umurongo wa 2, nanjye ndasezerana isezerano ryanjye nawe nzakugwiza cyane. Umurongo wa 3, Aburamu arubama, Imana iramubwira iti umurongo wa 4, dore isezerano ryanjye ubwanjye ndariguhaye, nawe uzaba sekuruza w'amahanga menshi. Umurongo wa 5, kandi ntuzitwa ukunda Aburamu ahubwo wiswe Aburahamu kuko nkugize sekuruza w'amahanga menshi. 6, kandi nzakororotsa cyane, nzatuma amahanga gukomokaho n'abami bazagukomokaho. Umurongo wa 7, kandi nzakomeza isezerano ryanjye nawe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho rigeze ibihe byose, ribe isezerano rihoraho kugira ngo nkubere Imana wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho. Umurongo wa 8, kandi wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho nzabaha igihugu cy'ubusuhuke bwawe, igihugu cy'i Kanani cyose kuba gakondo y'iteka, nanjye nzaba Imana yabo. Imana ishyiraho gukebwaho ikimenyetso cy'isezerano ryayo. Umurongo wa 9, Imana yongera kubwira Aburahamu iti nawe uzakomeze isezerano ryanjye, wowe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho kugeza ibihe byabo byose. Umurongo wa 10, iri ni ryo sezerano ryanjye muzakomeza riri hagati yanjye namwe n'urubyaro rwawe ruzakurikiraho, umugabo wese muri mwe azakebwa. 11, muzakebwa umunwa w'ibyo mwambariye kizaba ikimenyetso cy'isezerano ryanjye namwe. 12, umuhungu wese muri mwe uzaba amaze iminsi 8 avutse azakebwa bigeze ibihe by'ingoma zanyu zose. Uzaba avukiye mu rugo rwawe cyangwa utari uwo mu rubyaro rwawe waguzwe n'ifeza n'abanyamahanga. 13, uvukira mu rugo rwawe n'uwaguzwe igiciro bakwiriye gukebwa, kandi isezerano ryanjye rizaba ku mibiri yanyu ribe isezerano rihoraho. 14, kandi umugabo utakebwe umunwa w'icyo yambariye azakurwa mu bwoko bwe, azaba yishe isezerano ryanjye. Imana isezeranya yuko Sara azabyara umuhungu. Umurongo wa 15, Imana yongera kubwira Aburahamu iti Sarayi umugore wawe ntukamwita ukundi Sarayi, ahubwo ujye umwita Sara. 16, nanjye nzamuha umugisha kandi nzaguha umwana w'umuhungu kuri we, nzamuha umugisha koko kandi azaba nyirakuruza w'amahanga, abami b'amahanga bazakomoka kuri we. 17, maze Aburahamu arubama araseka aribaza ati mbese umwana azabyarwa n'umaze imyaka 100 avutse, kandi na Sara umaze imyaka 90 azabyara? 18, Aburahamu abwira Imana iti icyampa Ishimayeli akabaho ari imbere yawe. 19, Imana iramusubiza iti ahubwo Sara umugore wawe niwe uzabyaraho umuhungu, uzamwite Isaka, nanjye nzakomeza isezerano ryanjye nawe ngo ribere urubyaro ruzakurikiraho isezerano ridashira. 20, kandi bya Ishimayeli ndakumviye, dore umuhaye umugisha, nzamwororotsa mugwize cyane, azabyara abatware 12 kandi nzamuhindura ubwoko bukomeye. 21, ariko isezerano ryanjye nzarikomeza na Isaka, uzabyarana na Sara mu gihe nk'iki cy'umwaka utaha, kuko aricyo nashyizeho. 22, Imana irorera kuvugana nawe irazamuka ivaho Aburahamu ari. 23, Aburahamu ajyana Ishimayeli umuhungu we n'abandi bose bavukiye mu rugo rwe n'abo yaguze ifeza ze. Umugabo wese wabo mu rugo rwe abakeba kuri uwo munsi uko Imana yari yamutegetse. 24, Aburahamu yari amaze imyaka 99 avutse ubwo yakebwaga umunwa w'icyo yambariyeho. 25, Ishimayeli umuhungu we yari amaze imyaka 13 ubwo yakebwaga. 26, ku munsi umwe Aburahamu akebanwa n'umuhungu we Ishimayeli. 27, n'abagabo bose bo mu rugo rwe abaruvukiyemo n'abo yaguze n'abanyamahanga bakebanwa nawe. Iki ni igice cya 17. Mu kugitangira iki gitabo cy'Itangiriro mwumvise ko twavugaga amazina ya Aburamu na Sarayi. Kuri iki gice cya 17 Imana yahinduriye Aburamu izina ndetse na Sarayi ahinduka Sara, Aburamu ahinduka Aburahamu.
rero ntibize kubatera gushidikanya, ahubwo naho Imana yahinduriye aba bagaragu bayo amazina. Iki cyari igice cya 17 cy'Itangiriro. Soma dusome Bibiliya ku Kibabi TV. Gisharinge bagenzi bawe n'inshuti, kandi nzi neza ko tuzunguka byinshi mu gusoma iyi Bibiliya. Mureke tumenye. Mugire umunsi mwiza.